Ngere rero tugaragaza uyu munsi ninde ukwiye kwitwa shekhe ninde udakwiye kwitwa shekhe nk'uko bimaze gufata indi ntera kubera abantu bashaka icyubahiro ndetse bashaka no kumenyekana n'amazina bashaka kugira ngo wenda bimenyekanishe ku bantu bashaka kwita ibyo wenda ari byo ariko tubaheho ari abashekhe ariko usanga nyuma yaho ubwangizi n'ibindi bakora bikaba bitatwemerera kubita ayo magambo uko twabisanze rero bisobanutse ko shekhe ari ijambo risobanura nyir'icyubahiro nawe rero ushobora kuba umunyacyubahiro ya Allah ndetse n'imbere y'abantu bitewe n'ibikorwa byawe. Rero reka tugaragaze insha Allah ninde ukwiye kuba shekhe ninde udakwiye kuba shekhe. Reka turebe rero mu minota mikeya cyane turi bwakoreshe kugira ngo tugaragaze ibi ngibi kabone n'ubwo wenda byagira ingaruka ku babivuga. Insha Allah ta'ala twiteguye kuba twatanga ubusobanuro bwimbitse kuri ibi ngibi. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Reka dutangire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kuzanishimira n'abandi bikurutse Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha n'ibisakare kwasazereje n'abahanuzi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabi we n'abasangira ngendo ndetse n'abandi bazakurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwazaturi burabo ngabo Allahumma amin. Mukuri uwo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse kuyobora mu nzira y'ibyiza kabone nubwo abisi bose bakwitambika ngo bamuhindure uwo nguwo ntago babishobora kabone nubwo byaca mu nzira zite kandi na wundi Allah subhanahu wa ta'ala yamajije kwikakayobora ku nzira nyakuri akayobora ku nzira idakwiriye uwo nguwo nawe nta kintu mwakora kugira ngo mumusubize mu nzira nziza kabone nubwo mwakwitiranya muri isi yose ntabwo mwabishobora bi'idhnillah ku bushake bw'Imana. Reka zangire amagambo meza cyangwa se Imana ize kudusukurira ururimi rwacu ndetse iduhe n'amagambo akwiye kugira ngo tugaragaze ibisabwa kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yishimire agaragube inshallah ta'ala. Usanga yikuza cyangwa se akaba cyangwa se akaba wenda atakumva ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko umuvandimwe mu Islamukazi aho waba uri hose ndetse haba ari mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose aherereyemo uyu munsi ndagira ngo nk'icyizere cy'uko nawe ushobora kwitwa sheikh kubera ko iyi mvugo abantu bamajije kuyitiranya kenshi cyane. Umuntu akumva ko kugira ngo yitwe sheikh ari uko yize kaminuza n'ibindi bakagenda kiga kaminuza n'ibindi mu dini ya Islam ariko ugasanga nyuma yiswe sheikh ariko abikurikije ubwangizi ndetse no kugira ngo avanemo icyizere mu bantu n'ibindi byinshi twagiye tubona bigiye wenda bivugwaho bitagiye bivugwaho rumwe kuko umuntu wenda ashobora kuba wenda hari ibyo akurusha mu byo yize akumva ko yagukandagiza hanyuma akaba yakuyobora uko ashaka kugira ngo umwubahe n'ibyubahiro basaba kugira ngo wenda babe bakundwa n'abantu hano kuri ino si ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntago iyi si yigeze ayirema kugira ngo aturutanishe twebwe abantu uretse yuko wenda ashobora kuba yaturutanisha mu bumenyi n'ibindi byinshi cyane ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntago yigeze arobanura abantu ngo abangaba ni abamenyi ndetse bariya ni injiji ahubwo umumenyi Allah amuvuga ate umumenyi ni wa wundi uzamenya la ilaha illallah muhammadar rasulullah hanyuma agashyira mu bikorwa uretse ko ubu nguwo azaba ari umuntu w'umwimeramana mwiza kandi wishimirwa na Allah ijoro amanywa abamarayika bahora impande ze bamusabira ibyiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo niwe mutoni niwe mushekh niwe muyobozi niwe mwiza kurusha abandi wa wundi uzamenya ko inkingi z'Ubuislamu ari inkingi eshanu akazubaha kandi akazigendamo neza. Uwo nguwo mujye mumubona mumusuhuze mu mindamukanyo nziza mumwifurize amahoro y'Imana n'imigisha by'Imana ko byakomeza guhundagara kuri we.
Abangaba rero Allah yabavuze neza cyane, hanyuma ategeka Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati bahe inkuru nziza, bahe inkuru nziza wa bashiruhum wa sabaru, babwire ati mufite inkuru nziza mwe mwihangana mugashyira mu bikorwa mugashyira mu bikorwa gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala, kandi mukareka ikibi kubera Allah, mukanakora icyiza kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati bahaye inkuru nziza, bahe inkuru nziza ko ari abantu bo mu ijuru. Abo ngabo ni babandi rero bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse bakanemera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kari intumwa yabo, kandi kari we muhanuzi wamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo atugezeho idini imwe, idini nziza, idini y'Ubuislamu. Wowe Muislamu wumva ko Umuislamu ukaba ugerageza gushyira mu bikorwa ibyo abatubandirije batubwiye, ibyo ngibyo rwose ni byiza kuri wowe, kandi wowe uri umushekh nk'uko babivuga. Ijambo shekh bamwe ntabwo bajya barisobanukirwa. Shekh ubundi ni nyiricyubahiro. Shekh bisobanura nyiricyubahiro rero, kandi turabizi kubashywe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwo nguwo ni wa wundi wamenye agaciro k'ibyo Allah yamubujije, cyangwa agaciro k'ibyo Allah yamwibukije, ibyo ngibyo agashyira mu bikorwa. Ibi ngibi igihe azabikora akirengagiza imvune n'ibindi byose azahura nabyo, agashyira itegeko rya Allah mu bikorwa, uyu nguyu ni wa wundi ushimirwa na Allah, ndetse ni umunyacyubahiro imbere ya Allah. Uyu nguyu ufata uburanga bwe akabushyira hasi akubama yicishije bugufi, akazamura amaboko ye samiyallahu liman hamdahu, agashyiraho n'andi magambo meza kugeza aho avuga ati Allahu akibaru. Uyu nguyu ni umunyacyubahiro kandi arashimiwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi iyo abikora ushatse wamuhamagara shekhe, arabikwiriye cyane, ndetse arusha na ba bandi bitakagiza kugeza n'aho bashaka ibyubahiro ku bantu, ndetse n'igikundiro ku bantu, kurenza uko bakora ubutumwa cyangwa bagira icyo bamarira rubanda. Insha Allah ta'ala uyu munsi reka turebere hamwe ikintu cyakugira umushekh, ndetse n'ikintu cyakwaka ubwo bushekh. Shekh twasobanukiye ko ari ijambo nyiricyubahiro. Nyiricyubahiro rero nawe ubwawe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ushobora kwitwa umunyacyubahiro, kandi Allah subhanahu wa ta'ala uwo yafashe akamugira umuntu w'umunyacyubahiro imbere y'abantu, uwo nguwo ni we ukomeye kuruta ibindi byose. Reka dusabe Allah subhanahu wa ta'ala natwe ko twazaba abanyacyubahiro imbere ye kuruta uko twaba abanyacyubahiro imbere y'abantu. Uyu munsi bimwe mu bigenda bivugwa ku social media ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, haba mu misigiti ndetse n'abantu tugenda duhura nabo mu mihanda impande n'impande, ndetse no ku mbuga zigiye zitandukanye, wenda ahangaha twamajije kubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, aho umuntu noneho byabaye agahato, umuntu ahaza akakubwira ko ugomba kumwita shekh, uko byagenda kose agomba kwitwa shekh. Nibyo rwose, ego warize, umeze neza mu masomo agiye atandukanye, uri hafidh Quran, uri mu bamenye hadithi, uri mu bamenyi ba hadithi dufite, ndetse wenda uri no mu bamenyi ba fiqh n'andi masomo menshi agiye atandukanye. Ariko ibi ngibi kuba ubizi bigira umumaro cya igihe ubishyira mu bikorwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yavugaga, ntabwo yigeraga avuga ngo iyo ibimvuze mu byumve gusa, ahubwo yavuga mushyire mu bikorwa. Niba mutinya Allah subhanahu wa ta'ala rero muzakurikire ibyo intumwa yabazaniye, tubikuye muri aya ikurikira. Iyi aya itugaragariza ko niba koko tuvuga ko dukunda Allah tugakunda n'intumwa yayo, nitugire gute? Nidushyire mu bikorwa ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yatuzaniye. Iyi aya ivuga ati qullu, yewe Muhammadi babwire, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah,
babwire niba bakunda Allah koko, niba bakunda Imana, nibakunde intumwa yanjye, niba uvuga ko ukunda Imana ukaba udashyira mu bikorwa ibyo Rasuli yakuzaniye, abadan ntago uteze kuba umwemeramana, keretse igihe uzaba ugarutse ku murongo mwiza, hanyuma ugakora ibyo Rasuli sallallahu alaihi wasallam yakuzaniye. Niba bavuga ko bankunda rero nibakunde wowe, hanyuma igihe nawe bagukunze, Allah subhanahu wa ta'ala tunge nzababarira ibyaha byabo byose kandi nzabishimira, nzabashyira impande y'intebe yanjye ya Arsh. Rero ibi ngibi Allah subhanahu wa ta'ala abivuze, ntago abavuze ngo nimwumva ayo magambo meza mujye muceceka, mushyire hehe, mushyire mu matwi yanyu mubyihorere, ahubwo ni ukugira ngo mushyire mu bikorwa ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabazaniye, hanyuma nibwo Allah subhanahu wa ta'ala nawe azabishimira, kugira ngo mugere kuri ya nzira mushaka, kandi iyo nzira ni y'ibyiza tuba duharanira twese, Allah azayituyobore. Uyu munsi rero iyo tuvuze ku muntu w'umunyacyubahiro, abantu benshi ntabwo bajya bashidikanya kuvuga ko ari umushekh ni umunyacyubahiro, kubera impamvu yize idini ya Allah bimugoye, ndetse ashyira mu bikorwa amategeko ye. Wa wundi uzabona adashyira mu bikorwa akaba ari amagambo gusa, uyu nguyu utegetswe kumwikebura ukamubwira fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawala wa kafara fayu'adhibuhu Allah al-'adhab al-akbar. Allah subhanahu wa ta'ala muri no aya aragaragaza ati wowe ibutsa kuko uri uwibutsa, ntago utegetswe kureba umuntu ngo nuko ari shekhe kandi wenda ari mu bikorwa by'ubikozasoni ngo umureke kuko akurusha ubumenyi n'ibindi byose. Allah subhanahu wa ta'ala yamajije kwereka ikibi n'iki kiragaragara. Ntago uyu munsi tuyobowe n'abashekh ahubwo, cyangwa se ngo wenda tuyoborwe n'abandi wenda mu bantu bashaka gukandagira amategeko ya Allah. Twe tuyoborwa na Qur'ani al-Karim, tuyoborwa na Qur'ani. Igihe uzabona umuntu yatandukiriye akaba atari ku nzira ya Allah kuko wenda wenda yize idini cyangwa se akaba ari umushekh, ibi ngibi ntago bimuha uburenganzira bwo kuba yakandagira amategeko ya Allah, ahubwo igihe barengereye mujye musubira kuri Qur'ani ndetse na hadithi, cyangwa se mujye muri bamwe mu bamenyi mwagiye mubwirwa. Uyu munsi rero ntabwo byemewe ko umushekh ashobora gutegeka ikibi cyangwa se ukamubona mu kibi ngo wicecekere, ntago ari byo. Fadhakir, ibutsa, fadhakir in nafa'ati dhikra, ntago wowe utegetswe guceceka, ibutsa. Ariko nanone wa wundi uzabwira akagira gute, akagutikamishiriza icyubahiro cye n'ubumenyi bwe afite, akanga kuba wamukebura, uwo nguwo uzamuva impande umwibukije aya magambo, fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala zamubwira ati birahambaye, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntago ari uwibeshya, ntago ari ubeshywa, kugeza naho bamwe bavuga ati twe tuzakora ibishoboka bijyanye n'imbaraga zacu bitewe n'aya bagenda bifashisha amwe namwe. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntago yafashe idini ngo ayigire idini ijenjetse ku bintu byose, kuko iyo tuza kwirekura tukaba twarayijenjekeye aka kanya, abenshi bakaba bari muri maasi zigiye zitandukanye. Allah aziturinde. Bamwe baritwaza ngo Allah ni nyiri impuhwe, ni nyiri imbabazi, bagendeye kuri aya zigiye zitandukanye muri Surat al-Fatiha. Allah avuga ngo Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmani rahim. Iyi aya ar-Rahmani rahim abantu benshi bakunda kuyitwaza bakajya bakora ibintu boroheje kugira ngo wenda babe bagira gute, babe bajenjeka ku dini ya Allah. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala nubwo ari nyiri impuhwe, ari nyiri imbabazi, niba ari ar-Rahman, niba ari ar-Rahim, ariko Allah subhanahu wa ta'ala akongera akivuga ndi shadid al-iqab, nanone ni nanjye nyiri ibihano bibabaza. Iyi aya iyo ayivuze ntago Allah subhanahu wa ta'ala afite ibihano bibabaza. Niyo wahura n'ibibazo bingana gute hano kuri ino si, ntago ugiye uzahura na Allah subhanahu wa ta'ala ibihano by'uzabicika abadan. Ibaze ko aka kanya iri zuba mubona rigiye gutya rikatwica, rikaduhumisha amaso, rikagenda rikadutwika, ariko ni akantu gato cyane kuri Jahannam.
ni akantu gato cyane kuri jahannama nk'uko wavuga dharra. Ni ukuvuga ngo jahannama irakaze cyane, ubukana bwayo buraremereye cyane. Buri muntu wese yumvishije ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala afite ubwoba, imitima irakangarana. Nahoze numva umushekhe nimugoroba hari ikiganiro arimo gutanga muri mas'ala ye, agaragaza ukuntu kurahira mu binyoma, kurahira cyangwa se waba urahira mu kuri cyangwa se mu binyoma. Ijambo wallahi ni ijambo rikomeye cyane ugomba kwifashisha igihe byakurenze, cya gihe uri kwitabaza Allah, cya gihe ubona ko abantu nta kindi kintu bakora uretse ko warahira ku muremyi wawe ukavuga wallahi. Icyo gihe nibwo wemerewe kuvuga iryo jambo ushize amanga, hanyuma ukarikoresha uvuga ati ndarengana, kandi niba mbabeshya Allah niwe ufite roho yanjye mu kiganza, ayikoresha icyo ashaka. Ukarahira uri ijambo rifite uburemere bukomeye cyane. Umwe mu bashekhe tujya tugira gutya, bamwe bagateshuka ugasanga aranyereye ku ijambo, bibaho. Agatangira mashallah yatangiye abyigisha avuga ati kurahira ijambo ntago ari byiza, ntago ari igihe bikoreshwa igihe cyose, ntago ari ati anagaragaza dariri ko bigaragaza n'indyarya ko umuntu yarahiye wallahi kenshi icyo gihe nawe ashobora kubarirwa mu ndyarya. Ntago ari byiza nyine kugaragaza ibimenyetso cyane ukarahira ku Mana ukajya, ntago ari byiza uretse cya gihe igihe byabaye ngombwa ko witabaza Allah mu kibazo runaka kikuremereye. Ariko ikintu cyanangaje, yaje kurangiza mas'ala ye avuze iri jambo inshuro zigera nko muri 99. Njye nazibaze, nakomeje kuzikurikira nsanga yazivuze nk'icyo, nawe akavuga ikintu cyose kugira ngo atange dalil n'ikindi gihamya, akabanza akarahira kuri ku muremyi we akoresheje iryo jambo. Ni ibintu bitangiye kuba mu gihe cyangwa se byatangiye kuba mu gihe kiri inyuma cyane, ariko ntago bimaze igihe kinini, aho umushekhe umwe aza akavuguruza undi ku ijambo runaka, ku ijambo badahuriyeho. Ntago ari byo, cyangwa se nibyo, ariko ni igihe kibikoreshwa igihe bavuguruzanya, kereka wenda igihe badahuje ukwemera. Aha kanya dufite udutsiko twinshi, wenda ari umushia cyangwa se wenda ari umunaswal cyangwa se wenda ari irindi tsinda. Aha ngaho ushobora kumusubiza ukoresheje bimwe mu bimenyetso, cyangwa se wenda umubwira ko wenda ashobora kuba ari mu buyobe ukamugarura mu bihe, cyangwa se ukamugarura mu Buislamu. Ariko igihe umuntu akiri umuyisilamu, akiri kuri la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ntago wajya hariya ngo wirirwe umuharabika umusebya uvuga ukuntu ibintu avuga atarimo ukuri, kugira ngo wowe ba bantu bamukunda banamukurikira bamuveho, ahubwo wowe ugaragaza yuko ari wowe ugaragaza ko ari wowe mumenyi cyane, kugira ngo bagire gute, kugira ngo bajye bagukurikira cyane ukundwe n'ibindi. Nibyo nahereye mvuga abavandimwe b'Islam, icyubahiro kirashira. Ese nibabona ibi byose tuvuga byavuzwe n'abandi bantu benshi, byavuzwe na benshi. Ndarahira ku Mana ko nta gihe na kimwe uzumva ijambo Allah ngo yavuze usange ni rishyashya. Iyi Quran imaze imyaka myinshi. Umumenyi hano mu Rwanda waba uhari akavuga ngo ngewe nikomanze mu gatuza ngo ibi bintu ngo ndi kubivuga ari ngewe nyine uzanya ko sagashyuzanye, sagashya uri kuzana mu dini. Quran yasobanuwe kera ku bamenyi banafite ubumenyi bwa bundi Allah yanavugaga ati uyu nguyu ni umumenyi, Allah akanamuvuga mu magambo. Nkaswe twebwe turimo kuvuga idini turi kuyivana ku bamenyi. Abo bamenyi rero ntago twavana ibyo bize 100%. Umuntu aranyerera, umuntu arateshuka. Ariko se igihe umuntu yateshutse bigende gute? Haze undi mumenyi amuvuguruze? Ntago ari byo. Yego bishobora kuba bitumvikanwaho, ndetse byanabaye kuva kera ku bamenyi bamwe. Ujya kumva ngo Imam Shafi yavuze iki ngiki, Imam Hanbali yavuze iki ngiki, ndetse n'abandi ba imamu benshi bagiye wenda bavuga ku bintu nibo bivugaho rumwe, ariko ntago bajya bavuga ngo wenda iki ngiki kibaye dhaifu, iki ngiki kibaye bavuga ngo imvugo ifite imbaraga niyi ngiyi, bitenuka huriro n'abamenyi benshi. Ishobora kuba wenda n'iriye wenda huriro n'abamenyi bakeya, ariko kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala nawe yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Niba hari bose ari abamenyi bakaba bahuriye ku abamenyi benshi bakabura ku icyo kintu,
reka dukurikire abo ngabo benshi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala areba mu mitima yacu, innamal a'mal binniyati, ireba umugambi wakoranye igikorwa, kandi nawe ubwawe Allah yagwanye kugira gushishoza. Niba ikintu bavuze ngo ni haram, niba ikintu bavuze ngo ni halal, niba ikintu bavuze ngo ni makruh, nawe ubwawe ushobora gushyira mu bwenge ukareka ikintu koko ni haram, ni halal, ni makruh. Wowe ubwawe umutima wawe nukubwira ngo ikintu ni haram kireke, kabone nubwo cyari halal, umutima wawe nubaje kugishidikanyaho, icyo kintu kireke kiveho, ni byiza kuri wowe. Ariko uyu munsi ndababwira yuko turimo kurwanirana kugira ngo tushake ibyubahiro n'ibindi bidashira. Niba hakanya umushehe aje akakubwira ngo iki ngiki shehe mugenzi wanjye avuze sibyo, undi akavuga ati ngewe n'umushehe ima ari kumvuguruza gute, ari njye namwigishije kuva kuri alif cyangwa se kuva kuri ibi, niba naramwigishije abindushije ate. Urumva ibi ni ibintu bigiye byiza gute bigenda bivana abantu ku murongo. Aha kanya ntabwo twirengagiza ibibazo byinshi cyane, twirengagiza ibibazo byinshi cyane abavandimwe murabizi. Aha kanya ubuyobozi wenda butureberera, ntabwo nzi neza wenda ko ibi bintu baba batabizi, cyane cyane yuko wenda sinzi na wenda banabyirengagiza nkana. Imisigiti myinshi cyane uzakore urugendo shuri, nawe uri kumva ino audio, uzakore urugendo shuri ugende ku misigiti myinshi ukore iperereza ryawe nubwo bitemewe, ariko uzagende ugicisha amaso. Abayisilamu benshi bitotombera iki kintu, abayimamu ku misigiti iyo baje bakora ubwangizi bugiye butandukanye, si bose, Allahu ya'lam, si bose, ariko n'ibihamya birahari bya bakeya muri bo bagenda bakora ubwangizi ku misigiti, aho bafata abana abakobwa bamwe bakabasambanya, abandi ugasanga bari kubashukisha utuntu turangaho, ni ibintu byinshi cyane. Aho bagenda gutya ugasanga umwe afashe n'amafaranga y'Abayisilamu arayariye n'ibindi byinshi. Ibi bikavugwa n'Abayisilamu batoya wenda, reka tuvuge ba mamuma, abangaba iyo bavuze ijambo ryabo rihera hasi cyane ntibumbwe, ariko bagora bitotombera icyo kintu. Ibi bintu rero bica intege. Niba umuyobozi mu Bayisilamu akoze ikosa runaka, abayobora, urumva nawe ukuntu byaba bimeze. Niyo mpamvu uyu munsi idini y'Isilamu iri gusubira hasi cyane, kandi nta kuntu abavandimwe badakora kugira ngo bakore dawa. Dawa irakorwa, ariko si dawa yazakorwa ite abayobozi ubwacu, cyangwa se abayobozi abahagarariza. Ubundi umuhagarariza agomba kuba intangarugero bavandimwe Islam. Kuba umuhagararizi w'ikintu ugomba kugira attention nyinshi cyane. Turi abantu nibyo, ariko ntabwo uzaba mu bantu bafite amakosa kuruta abandi ubabere n'umuyobozi, abo ngabo uyobora ngo bazakubere beza. Abadan ntabwo byakunda. Akanya sigari ikintu bita kunyumuzanya, aho umuntu usigaye wumva ari kuvuga ukamutega amatwi nta kindi ushaka cyonyine uretse kumusebya, kugira ngo wumve ari bwateshuke ukajya hari ukajya kugira gute, ukajya kumuvuga mu kanya gatoya ngo ni njye uri mukuri. No, niba uri wallahi ndarahiye ijambo nibwo ndikoresheje kuva natangira, narikoresheje wenda ndi gutanga ingero n'ibindi, ariko nta gihe na kimwe uzicara uvuga umuntu nabi ugamije kumusebya, ugamije kumuharabika, uzave kuri ino si. Ibyo bintu bitakubayeho, muzabicunge igihe cyose umuntu yicaye akavuga umuntu kugira ngo amusebye amuharabike, igihe cyose Allah ntago yibagirwa. Uvamo urinda uva kuri ino si nawe icyo kintu kikubayeho. Wamusebeje ko yasambanye wenda ni nabyo, ariko Allah ntago yatubwiye ngo nimujye mubona byose muhite mukirara muvuge kugira ngo musebye abantu munagira gutama n'abandarike. Iyo bikubaye, iyo ubikoze kuri uriya bikamubaho, birashoboka ko byaba bakandagara ukamusebya abantu bakamwanga, nawe ntago uzarinda uva muri iki kintu kitakubayeho. Ubonye umuyisilamu mugenzi wawe wenda yatakaye, yanyweye inzoga, yakinnye urusimbi, umusanzemo, urirukansa kugira ngo mubwire ati umuyisilamu ibintu urimo si sawa, ibintu urimo ntabwo ari byo, Allah yaravuze ngo ibi bintu gutya na gutya mubyirinde. Ntabwo umuhaye byibura wenda ngo wenda anaguhaka cyangwa se wenda anagute wenda agenda, ahubwo ubonye ko ari icyo ubonye, ngo muri ino minsi dusigaye tureba hava, tukagenda tukacishamo amazi menshi cyane akagenda agatemba n'abantu. Ntabwo ari ibyo akanya wese, ntabwo twakwiye kureba n'amakosa, ntabwo twakwiye kurebana amakosa, ahubwo uretse yuko ayo makosa iyo twayabonye tugomba gukeburana. Nta kindi dushinzwe. Fadhakir, wowe urinde wo gufata uriya muntu ukamugarura mu nzira nziza, wowe urinde umwigishe, umuhe impanuro n'ibijyanga, umwibutse ko ibihano bya Allah birahambaye. Ariko uyu munsi
umuntu asigaye areba intege za mugenzi we nkeya aho ziherereye, agahita ahaca akagenda akajya gute akamuca. Aka kanya niba umuntu akubona mu bintu bidashamaje, nta mbaraga afite zo kuzana kubwire ngo ibi bintu ni bibi bireke, ariko arirukanka. Social media zaraje, ahita ajya kubwira audience y'abantu afite ati wamubonye kanaka, none uyu ngubu noneho nagaragaza ibinyoma bye. Ariko uragaragaza ibinyoma nawe agaragaza ibyawe. Abantu ntabwo turi abere, twese ipfa kuba umuntu muze nyine byaba ari iminsi. Ntabwo muri akanenge babwira bagenzi be kandi aho kantu bakamukoraho nawe ntiyakakuburaho. Ariko ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala ntigeze tubwira ngo tuvugaguzwe tugire nimuvuga ibyiza, muvuga ibyiza n'ibyanga mwicecekere, nicyo byiza kuri mwebwe. Ariko mu kanya ndicara imbere y'abantu barenga magana ibihumbi, iyi social media ntabwo irakira cyane. Kwifata ukajya kuva umushehe mugenzi wawe ukamusebya ukamuharabika ukajya ute ibi bintu ubu bwiye isi yose. Rero nawe ikintu weshyizeho cy'umuzigo utazi, iba gisigaye kuri we nawe. Abantu noneho batangira no gukurikirana bareba udukosa ku kandi, ntabwo yakubika nta muntu upfa kuba ari umuntu gusa. Mwene Adam, ibn Adam, niko duteye turakosa. Nanjye ubwanjye amagambo mvuze ubu nshobora kuba navuzemo nk'amagambo agera nko mu 10 yose nanyereye, birashoboka. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala akubwira ngo igihe nuvuga amagambo meza cyangwa se ukeba uri mu cyaro ukavuga amagambo adakwiye cyangwa se niyo yaba akwiye, igihe uzasoza cyose urabizi, ushobora kuba utabizi wavuze nabi cyangwa wavuze neza, ariko ujye wisunga no magambo nzakubabarira ibyaha byawe wakoreye muri icyo kiganiro cyangwa muri icyo cyicaro. Igihe uzavuga ati subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo nta gihe na kimwe iyo uri kuvuga amagambo menshi uri mu bantu ntabwo ushobora kuba utateshuka, ushobora guteshuka ukavuga ijambo ridakwiye. Icyo gihe byabayeho rero istaghfiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nubabarira. Nubwo Allah kubwira ngo ni shadidul iqab, ariko Allah subhanahu wa ta'ala imuhweze nizo nyinshi cyane kuruta ibi yagukorera. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi niba tubivuga gutya ntabwo tujya ngo natwe tugiye twajya ku ntebe nziza zo hejuru. Reka mbabwire buriya kantu kamwe abantu batari bazi. Abashekhe bose dufite mu Rwanda bafite ku murongo watondekanye umubare wabo, idini ntago bayigeze bayiga ku bantu bafite ubumenyi nkabo. Bafite ubumenyi barabwiza, ariko idini aho bayikomoye ni kuri ba papa wabo, abenshi ni barumuna babo, akenshi ni bakuru babo, batari banazi n'idini cyane. Ariko kubera ko bamenye kuri huwa Allahu ahad, vuga Imana ni imwe, Allahu samad, itabangikanywa, lam yakul lahu kufuwan ahad. Rubango barabimenye bashyira mu bikorwa, barafata baracigatira. Ntibigeze biga byinshi, ariko bike bize bashyize mu bikorwa. Alhamdulillah, yize ko ugomba gushaka ubumenyi. Iwe ntiyigeze abona amahirwe yo kuba yashaka ubumenyi nk'ubu ngubu uyu munsi biroroshye. Iwe ntiyabonye amahirwe yo gushaka ubwo bumenyi, ariko yaravuze ati ngomba gufata umwana wanjye nkagira gute nkamwigisha Uwisilamu. Akanya aba basaza twamajije kubashyira mu ntebe zo hasi, n'ibyo bavuga ngo ntabwo biba byemewe, ngo nta bumenyi, ngo ntacyo. Ubumenyi yari afite nubwo kwigisha idini. Wallahi ibi ngibi iyo tubivuga gutya hari abantu benshi usanga batarimo kubyumva ko kimwe. Kuko umuntu w'umusaza w'umuyisilamu ufite shahada ni umunyacyubahiro imbere yawe, niyo yaba ari so, ntago hari ushobora kwinjira ngo ni byiza ko yanagusarisha. Ahubwo azi gusari ntago ngo nuko umurusha ubumenyi kandi amenye uruzi cyubahiro baba bafite. Papa yagusarisha azi gusari, afite ari umuyisilamu yagusarisha kuko akurusha icyubahiro. Ariko akanya abanye icyubahiro iyo ubibatse, ahubwo ibeshye wita umuntu shekhe se adafite uburenganzira, adafite ibyo bipapuro. Hari ibipapuro bitangwa, urumva bamwe bakugira ngo banitwe banyiri icyubahiro, turabizi bagiye banacurisha amabiroti kugira ngo bagende bashake ibyo byubahiro. Birazwi, uretse ko igihe cy'umuntu cyakagera, ariko hari n'abagiye bafata ibyangombwa bakabicurisha kugira ngo bashake ibyo byubahiro. Ariko ibi bivuze
batangira kuvuga ngo wowe bivuga urinde, ninde se umuntu ubujijwe, ninde umuntu ubujijwe kuvuga? Kereka iyo uvuze ibintu wenda bishobora kuba wenda byagushyira hariya muri gereza cyangwa se ukaba wafata ikintu ukagipfobya n'ibindi. Nta muntu tuba turi gupfobya tugamije gupfobya, nta n'uwo tuba tugamije kuvuga. No mu magambo nagaragaje sinjye mvuga umuntu ngo ni kanaka, ariko abantu iyo turi kwibukiranya ku magambo ya Allah, ntago umuntu hari abantu byahariwe n'abandi bitahariwe. Pfa kuba wamenye aya imwe ushobora kuza imbere y'abantu 500 ukayisobanura, ukababwira ko iyo aya ifite uburemere bukomeye, abantu bakakumva, hanyuma uzundi ukigendera ukabutanze ubutumwa bwawe, ukabukoze dawa. Rero bavana mu Islam, ndagira ngo nsoreze ku kintu kimwe kigira kiti niba ukora ibi bintu uko ari 5 ukabyubahiriza, uri sheikh, mwise sheikh, uzashaka azaza nshake. Niba ukora ibi bintu bigera muri 5 ukabishyira ku murongo ukabyubahiriza, izi nkingi ukazishyira ku kuzubahiriza, uri sheikh. Ikomange mu gatuza, vuga ati ndi sheikh kuko ibi bintu 5 nanjye ndabikurikiza. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyo ni inkingi ya mbere ikomeye cyane. Kwemera Allah ukemera Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyo nkingi irakomeye, kandi kubemera nta kindi ni ugushyira mu bikorwa ibyo bakubujije, ni ugushyira mu bikorwa ibyo bagutegetse, ibyo Allah yakweretse agatuma Rasul akabikubwira ugashyira mu bikorwa. Ibyo ngibyo nibyo bikuranga kuri umuyisilamu, gushyira mu bikorwa gusa. Kubyumva kubivuga cyane nta bihuriye no kubikora, kuko hari na benshi rwose abize banabize cyane kuturusha, ariko bakaba batabishyira mu bikorwa. Iyi ni inkingi ya mbere. Iyi nkingi ya kabiri irakomeye, iqamatus salat. Iswala bavani wa Islam, wallahi iswali kuvana mu dini. Udakora swala iri mu bintu bituma uhakana ibintu byose. Utakoze swala niho hantu uhurira na Allah. As-sala niho hantu uhurira n'abavandimwe b'Abayisilamu. As-sala niho hantu uhurira na buri kintu cyose kivuka ku Mana. Igihe utazakora iswala, shyiraho akarongo, umenye ko hari urugendo gifite gukora. Hari urugendo ugifite gukora. Iswala kuyireka n'uguhakana Allah, n'uguhakana Imana, kuko Allah subhanahu wa ta'ala iyo iza kutureka tukiberaho gutyo nitugiye gusari, ntabwo twari kumenya ngo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze iki muri izi aya. Ariko babandi basoma banazitekereza nibo bamenye agaciro k'iswala. Iyi ngiye ko nibishyira mu bikorwa, alhamdulillah, barakallahu fikum. Iyi nkingi irakugaragaza neza cyane, utangiye kuba umuyisilamu cyane. Tugeze kuri 3. Inkingi ya 3, iyi nkingi ikorwa n'abantu b'intwari, abantu batari indyarya, abantu nibigaragaza indyarya. Ni inkingi ya 3 umuntu uzabona uyikora cyane afite ubushobozi, ujye umwita indyarya, kuko yemera bimwe ibindi akabihakana. Iyo avuze gutanga yifata atya, kibwira ko ari umukene. Ntago Allah subhanahu wa ta'ala tugiye ko twabura ibyo dutanga, kugeza nakubwira ngo n'ingingo zawe 340 nyawe ngo nayo namaturu, nazo izo ngingo zawe nazo wazitangaho sadaqa, wivugira subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Urumva ibyo byonyine ukihuguza ukajya hariya ngo ndi mu kazi bana kubona umwanya niba no mu kazi. Subhanallah. Iyi nkingi ni ta'u zaka. Abantu hano hanze banakomeye ntabwo bagitangaza, ahubwo barazihabwa. Kugeza aho noneho ubu ngubu dusigaye dutanga zaka, ikabirebwa n'abakene, nta nubwo ikireba abakire. Itahu zaka, iyi zaka itangwa n'umuntu ufite ubushobozi.
ufite ubushobozi n'udafite ubushobozi ariko afite ibyo atanga, agomba gutanga iyi nkingi akayubahiriza. Ariko abenshi bari gushaka guhabwa cyane kuruta gutanga. Niba ubikora nawe uri muri abo bantu, itahu zaka ukaba uyubahiriza, ishyiraho agafureshi. Tumajije gufureshinga abantu batatu: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, iqamatu ssala, itahu zaka. Ibi bintu niba umajije kubona kubikora, sheikh ujye bati njye ndi sheikh, icyo cyubahiro uragikwiye n'imbere y'Imana. Imbere y'Imana naho uragifite, imbere ya Allah uri umunyacyubahiro ukomeye cyane niba ibyo bintu byose ubikora. Tugeze ku nkingi ya kane ikomeza kugira ngo ushumangire ko waba uri umushekh. Umushekh twamaje gusobanura ko ari n'icyubahiro, twabisobanukiwe. Umushekh ni umuntu ufite icyubahiro yaba mu dini kandi mu dini nta munyacyubahiro. Turekeraho. Hanyuma ikindi twagaragaza ahangaha ni as-sawm Ramadan, as-sawm Ramadan. Kandi koroshye cyane gutyo. Gusiba ukwezi kwa Ramadan iminsi 30. Ukayisiba ufite niyo yo kwereza Allah subhanahu wa ta'ala icyo gikorwa Allah yagaragaje ko ibihembo byacyo ni ubizi wenyine. Ntabwo wabigereranya. Ibindi turabigereranya ngo biva ku 10 kugera kuri bingahe, biva ku 10. Ariko ibi bihembo by'ukwezi kwa Ramadan kugira ngo wumve agaciro kayo, nta muntu ubizi, ntabamenyi b'abashekhe, ntabandi ntawe ubizi uretse ko biri mu bushobozi bwa Allah. Niwe ubizi ibihembo biri muri uku kwezi, ntawamenya. Iyi ni inkingi ya kane. Ibi bintu nubishyira mu bikorwa, ibi bintu ukabifata ukabizingatira ukabishigatira, ibi bintu ukabikora, kiriya kandi gafureshi, uri mu banyacyubahiro. Harabura inkingi ya nyuma. Wumva ukuntu Allah yatworohereje. Allah yaratworohereje keretse uzihuguza. أحد البيت من استطاع إليه سبيلا. Iya gatanu, ntabwo wowe umukene udafite ubushobozi uyitegetswe, uretse yuko Allah yabitegetse babandi bafite ubushobozi. Man istata ilayhi sabila, babandi bafite ubushobozi bazabikore. Allah yarabyoroheje. Allah yarabyoroheje. Ngo aha tubonye ko nta rwitwazo na rumwe urwari rusigaye. Kujya gukora umutambagiro birazwi ukuntu bivuna amafaranga, urugendo n'ibindi. Ariko kufite ubushobozi niwe ubyemerewe. Udafite ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo byazabiguhora abadan. Ubwo aho ngo hari urwitwazo rurimo. Ibyo nubikora kubera Allah, izo nkingi ukazishyira mu bikorwa kubera Allah, uri sheikh. Njye ninkuhamagara, njye nimbona ubikora nzaguhamagara sheikh. Aha kandi ubu ngubu ndabizi neza ko nshobora kubivuga gutya ugasanga hari abantu batangiye kumpamagara, ariko ibyo bintu wavuze urabizi wowe. Ndabizi sheikh, ntizuguri buri sheikh ukaba utazi gutandukanya ikibi n'icyiza ngo ubishyire mu bikorwa. Ibyo ngibyo twakwitwa sheikh tubihereye kuko ufite impapuro bihamya kuri sheikh. Bimwe na rimwe bamwe na bamwe bagiye banafata impapuro mpimbano. Umunsi umwe ari igihe umuntu yigeze kuduhagarara imbere aradusuhuza, amahoro y'Imana abane namwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, turikiriza. Aravuga ati ni byiza kubaha abayobozi, ariko njyewe iyo unyubashye cyane biranshimisha. Iyo unyubashye ukanyubaha, ukanyita sheikh, ukanyita haji, ati biranshimisha cyane. Ariko nanone ikintu kimbabaza ni ukuntu ayo mazina yose nitwa hari igihe nireba nkasanga nta na rimwe nyambishyira mu bikorwa.
iyo ndebye ukuntu nitwa Sheikh inshuro nyinshi, nkara n'ukuntu abantu bampamagara Haji inshuro nyinshi, nkara n'ukuntu abantu bambona mu makanzu inshuro nyinshi bakabinshimira, iyo nicekinze nkabona n'ibikorwa biherekeza izo mvugo, ati ndababara cyane. Rimwe na rimwe muzamubona nishimye, ikindi gihe mbona mbabaye, ati nta kindi kintu kibitera uretse yuko hari igihe mbona ko amategeko ya Allah ntajya mu bikorwa ndetse na bagenzi banjye. Atariko biiznillah ntago njye nifuza gukomeza muri ibi bikorwa, ndi kumva ahantu ngeze noneho ari ukujya mvuga igikwiye cy'ukuri kandi kinogeye amatwi y'abantu kandi nkanashyira mu bikorwa icyo mvuze. Ati ndi kumva noneho natangira no gushyira mu bikorwa. Ati Allah yampaye igihe kinini cyo kugira ngo nisubireho, kugira ngo wenda ndebe ko nagaruka muri ino nzira, ariko niba ibyo nariye by'amahugu nkibyibuka nzabisubiza, niba ntabyibuka Allah bimbabarire. Ikibazo kiragaragara ko aha kanya hari abantu kanya bagendera ku byubahiro byabo, bashaka ibyubahiro kuruta ibindi, bashaka kumenyekana cyane kuruta abandi, ari nayo mpamvu batangira guharabikana. Uyu ni mubi, uyu ni mubi, nakora hatarakubeshya ninjye mwiza, uriya niwe mubi. Ibyo ngibyo umajije gusobanukirwa ko nta gaciro kabyo. Uzakwemera ko ari Sheikh uzabimwita, ariko nta hantu bihuriye n'ibikorwa bye. Nusanga nta bikorwa afite bimwemerera kuba yakwitwa Sheikh, uzarimucishemo umubwira ati narakubonye niwambonye. Alhamdulillah, nubona umuntu yizera gusara 5 ku munsi ku musigiti, mukahurira ukabona ijumani mucika, ukabona amagambo meza, ukabona amagambo aratunganye ni meza, uwo nguwo uzabwira ati ya Sheikh ndagira ngo umbwire ese niki kigufasha ibi bintu umwigane, ugende hamwe n'abeza, ujye utega amatwi abantu bafite amagambo meza, kugeza aho Allah subhanahu wa ta'ala yafashe umugabo Luqman kubera ubugenge no kwitwararika, Allah amushyira mu bantu beza. Nta kintu agendeyeho, kubera ubugenge yari afite, hikima yakoreshaga mu magambo ye no mu mvugo ze, amugira umwiza. Aramuvuga no muri Qur'an, twahaye Luqman ubwenge, tumuha hikima, tumuha ilmu. Ibi ngibi nawe rero ushobora kuba wagira gute? Kugira ubumenyi ni iki? Wallahi nta bumenyi ufite igihe utaramenya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaravuze ibikorwa, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ibikorwa. Niba udashyira ibyo bintu, ubumenyi bwawe ntabwo ubumenyi bwawe ntabwo ufite, subira kwiga. Nta mumenyi uyu munsi dufite wagarara hari imbere abati ngewe abandi. Nawe uzabigerageza azajya hari tumubaza ibibazo. Tumubaza ibibazo ari umumenyi koko. Tumubaza ibibazo, tumubaza ati ibi ngibi ibi nibi, ntabisubiza neza nkuko twabimubajije, tuzavuga ko ari umumenyi kwiye kutuyobora, aturenzeho. Ibyo bazabibazwa n'abamenyi nabo bene wabo. Niba ari umusheikh, itsinda ry'abashekh rirahari, igihe yazikomanga mu gatutu ngiye mbarusha ibi, azajya aratumubaze. Kuvuga ngo rero iki kibazo kiri mu bantu gushaka ibyubahiro, gushaka iki, wowe icyubahiro inama nakugira no kwagishaka kwa Allah. Igihe uzagishaka kwa Allah, Allah nawe azaguhundagazaho inema ze. Isa naho Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo uwo nzaba nahaye ibi ngibi nzaba namuhaye zimwe mu nema zanjye, uwo nzaha ubumenyi kandi ubumenyi bukamugirira umumaro, uwo nzaha ilmu imufitiye umumaro, uyu nguyu azaba ari mu beza banjye ndetse nkamuha hikmu, uwo nguwo nazaba ari mu beza banjye akagira ilmu, uwo nguwo azaba ari mu beza banjye, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala rero adutoza kubaho turi abanyempuhwe kandi tunagirana impuhwe, inama zubaka ndetse n'amagambo meza abereye. Igihe tuzaba tuyavuga aho ngaho turabemera Imana. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.